ngiye tukikundana bisande tutaranabana ni umuntu wanyubaga pe ku buryo nanjye byanzengerezaga mu mutwe akandi akananyereka urukundo no kunyitaho nangira kujya mureba nijoro nkajya ndeba video zabo nkaranzireba ijoro ryose kuko nabyuka no muri CD Kigali hari wese namuvuga yumvaga ko ndi umujura pe isura yarandebaga buri munsi ko ndebye mu maso akambonamo isura y'umujura ngewe guhura n'abantu akambwira ngo usura muntu ni seriye ngura muntu muzashobokana uzabashiki ubuzima bwe n'ukura busitara kandi abastari mu Banyarwanda amafaranga bagira guhura n'abantu bakubwira ibyo bintu nayo ni challenge mu zindi mu buzima bwanjye ngiye nubwo ndamenya nahazi sinizi nahazi nganyumvira mu meseri guburi kubeshya ngiye nago ukubizi tubaye ikaze kuri On Air TV naho turakora subscribe ndagushishikariza kujya gukora subscribe kuri On Air TV aho menyera amakuru y'ibyamamare ukunda no mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Umunsi wa none twasuye Puisa kabisa n'umugore we cyane n'umufasha we byose nibivugitse shanata byose nibivugitse biterwa n'uburyo ki ngo bashatse kubijyanamo none se chef umufasha n'umudamu bitandukaniye cyangwa madame nuko ari igifaransa umufasha akaba ari ikinyarwanda natwe turabakiriye mu rugo. This is your boy Puisa kabisa bamwita Yvette kabisa tukaba dufite Heisen kabisa yitwa kabisa erega yuvuze kabisa kabisa shiramo ubutinde tubaye ikaze kuri On Air natwe tubaye ikaze mu rugo wacu murakaza neza murisanga even n'abanyarwanda bose tubahaye karibu mu rugo rwacu. wadusangiza ku rugendo rwawe n'umufasha wawe ibyo mama wese reka bibasubiza oya bibasubiza ahubwo ngenda kunganira twahuye muri 2020 sibyo nigene inshuti na mushiki wiwe kenshi abashiki be bo kwa nyina wabo twarinshuti cyane kwa nyina urashaje umuntu uzi ijambo nyina wabo inshuti akaza yaje kubareba tuza guhura yari yarankunze nubitinde ndashaka kuvuga nubitindeho umva birangira duhuriye aho ngaho kuva icyo gihe 2020 twabaye abakunzi 2020 cyangwa 2019 no 2021 tubyara umwana wa mbere turakomeza turabana twabanye 2024 urumva nabagange mu rugo iwacu 2024 nibwo twaje tujye kubyara umwana wa kabiri nibwo twafashe umwanzuro 2024 cyangwa 2023 wa kabiri nibwo twafashe umwanzuro wo kubana uyu se n'uwa mbere uyu ni wa kabiri nese ubwo niba bakubwiye hako rero Natale nawe wenda ngarutse nyuma umwana wa kabiri uvuze ko mwamubyaye uwa mbere mwamubyaye mba mu rugo iwacu bwa cyari mu rugo we yumva ahantu yiga nago turamuhindurira tuzamuhindura muri mwaka mu kwa 9 ahita zana ko urumva dushaka kwimuka numva ko yahindura rimwe tugiye kubaho tuzabana ubundi burundu. umwana witwa yana Kiana Mars Margarivete kabisa Heisen kabisa na Kiana kabisa. kugira ngo ufate umwanzuro wo kubana na Puisa byaturutse he byavuye he? Gufata umwanzuro babigoranye ariko nanone iyo biterwa n'ukuntu ubana n'umuntu biterwa n'ukuntu umuntu umunsi ku wundi umubona ukareba ngo se uyu muntu tuzashobokana. Ni nacyo kintu ngiye ngunda kubwira nk'abantu bakora ubukwe. Njye numva ikintu umuntu yagendera gukora ubukwe yabanza akabana n'umuntu bakamenyana ko kugeza ubu tuvugana turaziranye aranziranye ndamuzi pe. Ibyo nibyo mama wanjye ndatazi ndakeka bizi ahubwo wenda ibyo nihishaka kuri mama ndakeka ashaka kuba bizi. Nibyo nkunda kubwira abantu umuntu ujya gukora ubukwe aba yumva
njye mba numva yabanza akamenya uwo bagiye kubana. Kugeza ubu ngubu twebwe turaziranye. Urumva nitubinabijyamo nitujya gusezerana tuba tubiziranye ko ari ubuzima bwacu bwose. Cyane ni icyizere mu y'abari mu rukundo no mu rugo hariho hose kugira ngo abantu bakomezanye. Icyambere aba ari icyizere, kandi icya kabiri njye nari muzi kurushaho kuko ni umuntu twarakundanye pe. Ubwo n'abantu babizi yaba ari mu rugo yaba ari iwabo ndakeka ni nabwo buhamya. Njye nagiye mu muryango wabo ndi uwa mbere, bambwira ngo ndi uwa mbere ngo bakundanye abantu bose, ariko nyine wumva yaba ari njye yaraminduye nanjye naramuhinduye kuri buri kimwe cyose ko twarakundanaga. Icya kabiri cyo kuvuga ngo public bitewe no kuvuga ngo umuntu ngo ari seriye ngiki, dufite umuryango numva n'umugabo bira nakazi aba ari akazi. Rero bidufite ukuntu tubanye ni kimwe nuko umugabo wenda sunabivuga gute sinzi ukuntu abivugamo, akazi gatandukanye n'ubuzima busanzwe. Urana abaseka abatera blague wenda mu kazi kiwe nyine aba ari umuntu useka utera blague, ariko mu buzima busanzwe mu rugo ndamutinya. Urumva ko bitandukanye, nanjye ndi umuntu uri mu bantu bamutinya, nashobora gukora ikosa andeba. Urumva kuko aba ari seriye mu buzima bundi busanzwe. Rero aba ari ibintu bitandukanye akazi no mu rugo. Saa moya umunsi wa puisa abakiri mu gitanda, saa 2 abari mu gitanda, saa 3 abari mu gitanda, saa 4 abari mu gitanda, saa 5 mu gitanda, saa 6 mu gitanda, saa 7 mu gitanda, saa 8 mu gitanda. Ubundi umunsi wa puisa utangira saa 10 nibwo abyuka za nimugoroba. Niba mfite utuntu two gukora, niba wenda ndi bwinyabyano hepfo nkajya gukina kabiyari nkagakina nkongera nkataha. Ariko iyo mfite akazi tuvuge wenda nk'umunsi mfitemo akazi naho ubundi indi minsi yose nuko, kandi ntago ndi kubeshya. Iyo nafite akazi nuko saa moya mba nyiryamye kugera wenda nka saa 9 cyakora nkabyuka nkagira utuntu nkora hano, utuntu nkora nukurya, kandi nabwo ari igihe binanira sinanabibashe. Urumva nkaba nibireho ndi kuganira mu mahese na Yesen turi kwirukankana, urumva bikarangira. Hanyuma nkitegura wenda rimwe na rimwe iyo mba numva nshaka kujya gukina kabiyari nkajya gukina kabiyari ngataha bukuzemo gakeya nkongera nkaryama gutyo. Iyo mfite akazi rero mbyuka saa moya sinjya mbyuka nawe nkubeshye, saa 2 nkabyuka nkitegura nkajya muri douche kunywa igikoma cyangwa icyayi simbikunda kuko sinkunda ibintu bishyuha. N'ibiryo iyo babitetse impamvu ngira ubunebwe bwo kubirya sinabirya bishyushye, kandi nabwo iyo bikonje byahoze sinabirya, biba bisaba ngo mpima nyara akazuyaza. Hanyuma noneho nkabyuka nkahita njya muri shoot cyangwa wenda kandi kazi runaka, namara gushutinga nkataha mu rugo. Iyo mfite ibintu byo kweditinga njya hano muri editing room nkeditinga ibintu bikarangira, nuko umunsi wanjye uteye. Nibyo nakubwiraga, n'undi ni icyizere kubyihanganira kubera ko niko namusanze, niko kazi ke. Nimva niba naremeye kubana nawe narabyemeye tayari. Ikindi niba ashaka kuryama ningira icyo mbura, ariko ibintu byose yabishoje ndumva nta kibazo nabigiraho akaryama, ariko niba nta kintu nabuze ndumva nta kibazo nabigiraho. Wanayimbwiyeho ni kwako ndi kumva guhura n'abantu, isura yavamo umugabo, isura yari seriye, cyo kuzukundana n'umuntu utari seriye, ibintu nk'ibyo nyine. Ariko ubuziranye n'umuntu ku giti cyanyu mumuziranye ubwanyu, ariko nyine abantu uko bivuga barachallengeingana. Urumva wora wumva ibintu bimwe nawe bitekerezaho kontu, ariko nyine hagati yanyu mufite uko Imana bageneye ko muzaba ko mugomba kubana. Ngewe guhura n'abantu bakambwira ngo usura muntu ni seriye, ngura muntu
muzashobokana uzabasha iki ubuzima bwe n'ukura busitara kandi abasitari bo mu Banyarwanda amafaranga bagira ubura n'abantu bakubwira ibyo bintu nayo ni challenge mu zindi ni icyo ngicyo gusa nyine bisaba nyine guharanira icyo wowe n'umutima wawe mushaka ikintu cya mbere nabonaga numva twakundanye twese turi abantu bagiye wenda bakundana bagiye mu zindi nkundo sibyo ariko urwacu rero rutandukanye ni umuntu mu utandukanye n'abandi bahungu cyane n'abandi bagabo wubaha umugore kandi akanamwubahisha mu bandi ngiye tukikundana bisa no tutaranabana ni umuntu wanyubaga pe ku buryo nanjye byanzengerezaga mu mutwe akandi akananyereka urukundo no kunyitaho buri ubwo urumva biba bitandukanye kenshi abantu bavuga ngo babazwa mu rukundo ariko ngiye ntabwo yigeze mbabazwa mbese wamuganira mubabaje abakira twaba tukiri kumwe urumva bibaye rimwe kabiri ntabyihangana bibaye gatatu kane gatanu ntabwo byaba bikiri ibyo kwihangana biba ari ingeso zizakomeza ubuzima bwacu bwose kwihangana byagorana umva rero ngereka manze mvuge n'ikintu sibyo ikintu ngiye kuvuga ni ibintu ngewe usibye no kuba natangira showbiz cyane ubu ni abantu benshi banzi nabo muri quartier kuko abantu bo muri quartier narashatse birabatungura uti puise yarashatse birabatungura ikindi abandi ni nk'abanyeshuri twiganaga nabo cyangwa ahantu nigaga ku bigo byose by'amashuri nubwo narashatse birabatungura ku bantu twabanaga so ikintu ngiye kuvuga rero njyewe nakuze cyangwa ahantu hose nagiye mba abantu iteka bakunda kumfata uko nari ndi muri ba bantu nyine umuntu wese umuwe bwa mbere nta kindi kintu ahita atekereza avuga uti niba udakunda abakobwa baragukunda niyo fact ariko abantu banzi babizwa ibyo bintu najya mbijyamo gutyo rero mama wese ntitujya guhura byaranabatunguye nabo bakazi ni sister banjye byarabatunguye kabisa bumvaga ko ibyo bintu bitanabaho nkuko nababwiye njya gutangira mvuga uti no muri quartier nabaga byarabatunguye kumva ko nashatse nari wa muntu ibintu by'abakobwa ntago nungu ntago nyine hari ukuntu abantu nibyo nari ndi kuvuga hari ukuntu abantu bagufata bakumva ko nyine uko bakubonye tuvuge wenda isura uko ugaragara kuko nabyuka no muri CD Kigali hari wese namuvuga yumvaga ko ndi umujura pe isura yarandebaga buri munsi uko ndebye mu maso akambonamo isura y'umujura nge nize muri CD Kigali urumva rero mama Yeseni byarabatunguye abantu bose kumva ko nkundana nawe kajya se uyu puise none ageze ku rwego rwo gutereta birabatungura nibyo ngibyo rero ngiye abantu banzi nyine ko banzi muri ubwo buryo nkanata no warabizi nago nyine mama Yeseni byigeze bingura mama Yeseni yavuze ngo naramukundaga ako mumese nawe warankundaga shiraho mikro oya tuvugisha ukuri kenshi bakunda kubinserereza ukangira ngo ni ingengo ngo watse nimero bwa mbere reka ngiye papa Yeseni narebye muri telefone ya cousin sister nsanga yamwatse nimero amuha nimero zitarizo njye cousin sister wanje baramfuye zitarizo yego n'ubu ngubu kabisa bose ni ingengo watse nimero never ndanabyuka nari ndi mu kazi ndabyuka nakoraga muri Orient yarahindutse kandi baramaye kandi ubyivuje ko bamenye nimero zitarizo nyine rindira mwaramamagaye hari nimugora nka saa moya icyo gihe ndabyibuka none uriya Polete ayitangiye ngo reka ngo umusaza wanjye ko Polete nayo twatuziranye Polete urumva Polete twatuziranye namumagara ngo reka ngo umusaza wanjye ahita kuma ngo bimeze biteze none yari umustar umva nge twahoneye ahantu muri anniversary y'uwo mwana wa Polete dure muri anniversary nye tubona isura turayizi ari kera urumva isura murayizi tubona isura turayizi nge n'umushitanye yitwa Sungura tubonye isura tuyizi turavangura katubyine turi kwenjoyinga nyira anniversary utavuga bya bindi sino arangije nyuma yaho ayaka nimero zanjye nyine ngo kubyina yuko ahora nsereza ngo namubwiye ngo tubyine ariko nakunda najyaga nimvamo impano yo kubyina
urumva birarangira dutashye dutaha twabyibagiye ko icyo gihe papa Yeseni urabizi icyo gihe mama Yeseni nawe utangiye kubisha mama Yeseni banza wumve mutubwire mama Yeseni wowe ubwawe washatse uburyo ki bwose watamo nimero zanjye so wambwiye ngo ngufotore kuri telefone usanga telefone njye kugufotoza hose iyanjye ngiye icyo gihe nari nifitiye agatushe yari Samsung urumva twe ntabwo tuba dufite telefone zihenze ariko umuntu afite Samsung yari irenze urumva icyo gihe aradufotora nariko ni papa Yeseni kugira ngo ubyumve ntabwo mbyitayeho komeza ntari ibintu ataniyo ndi kubaza nata bimeze bite ni sawa cyane reka mama Yeseni akomeze kuntu wamuterese kubeshya ko abeshya buri munsi arabeshya we shira umucyo kuri icyo kintu sinari mbyitaye icyo gihe ahubwo naragiye ndakubwiye igihe nabyitayeho cyo wakoze icyo gihe naragiye nigira mu kazi bisanzwe Asifiye narwo tugeze tubitekereza ko icyo gihe kumwe Asifiye mbitekereza Asifiye nako nabimubwiye kandi nzi ko nanize saa tuvugana icyo gihe naratashye numva nabirenze cyane mfite na boyfriend nari mfite boyfriend ntabwo nari kubitekereza nuko ntabwo nari kubitekerezaho ngiye ahubwo ndi mu kazi ndabyibuka mwana mu magari nta masikariye ndi kumanukaho ndayibuka Polete atambwira ngo reka ngo musaza wanjye ahita akuma Yezi nase mwasha mu mwitonze mfite akazi kenshi nahise ngupa iyo nimero ndayibuka mwaramagaye upese ubundi gihe cyose twahuye wenda nibwo natangiye kumukunda yansanga kwa mushikiye wundi aba aje kumusura nyine umva bakajya baravugana cyane umushikiye bavuga cyane brother birangiye nanjye kumumenya noneho neza arakina yasigaye akina birabi bakinana na baregisi ngo by'abasirikare ngo Yesu ibyo barimo arakina nangira kujya mureba nijoro ngajya ndeba video zabo nkaranzireba ijoro ryose birangira tujye nkana Gisenyi mu bukwe bw'ifamiye iwabo umva ifamiye yongere yigezeho mbere ko dukundana bari baranumiye kujya mu bukwe tugiye mu bukwe papa Yeseni anira umupira ndavuga ngo mfotore nagari ngiye wagutiye umupira n'isiye uyerindi ninde mukuru atumuveho jewe narindi mu bukwe bwawe ntabwo araziko ndi buhazi jewe umuntu wo muri famille yawe yambwiye ko nza mu bukwe bwabo turajyana nabashikibi tujye mu bukwe bwabo ndamusanga mfotore afite igihe 7 nabonaga irenze nafite tekino aramfotora birarangira turya show na mami birarangira tugiye gutaha n'uwo mukuru yaraniye umupira kare ko mukuru we nta n'ikintu wenda natangiye kwiyumva muko ajya gusa kwa Brenda wenda mukuru yaraniye ikintu twari no gupanga birarangira tugiye muri bisi anira umupira kajya mbwira ngo mumuhe burundu wari wa move ngo mumuhe burundu ndangatoye umupira ntabwo ngo shangwa aho maye ngo basikaza urabeshya ngine nicanye na mahoro wicaye kandi waranyambara umupira niye mwambaye yego wa move kuko nawe kwa Nyabugogo utuma na brosada ya ndarava suku cyo mere brosada muri Nyabugogo nyine byo byo guteretana nyine byo guteretana abantu ntago naguteretaga yanyatse nimero zijambo yambwiye ngushangi basikiza nari nzifite ngo profile yose washyiragaho nari ngifite warangiye ngo ngibazwe nimero zawe nari nzifite nubwo narazinyimye ko ngerese mwakizawe ndavuga ngo ngiye gukwandikira numva nabyadanje ngiye kwandikira umpa amafoto yanjye mfotoye ntago uko byagenze rero n'abantu bananze n'abantu bananze ahubwo ngiye nakubwenga amafoto ngiye ko yatseri serazayagu ntabwo nibyo yewe ngiye ntabwo ngiye niyo nafotora ntago ngiye nawe twatangiye kumva icyo gihe niba ufite chat tuzareba ngiye nijye kwandikira ngo hayi kugira ngo umpe amafoto kuko imaye nimero zawe nyuma yaho wanyandikiye umbwira ngo maze ngiye nazi kwatsa nawe nakubeshya none nyuma yatambwira ngo izawe nari nzifite na profile washyiragaho ndazifite icyo gihe hari aga profile nambaye ikote rya orange ndacyane ifite hano muri garderobe yese ngo n'ikimenye imwe jaune rufite ifoto wambaye ikote rya orange kandi ubundi nibyo sibyo ntago mbizi urumva ntabwo yabyemeraga kandi ari kubeshya mama Yeseni ako birwa wansereza ko nanjye mwatse nimero bwa none se we mwamenyanye gute ukabivuze nuko ahubwo nuko wacuritse nuvuga ngo umupira nyine warawumutira yarawuniriye ashaka kuwujyana tudakundana ndamwa oya ngumba barangume nge ngo ndiribara ndangatoya iwawu ni yiye kintu cya yigutungura kuri Puisa kabisa papa Yeseni cyo kinungura ashobora gukora ugahita uvuga uti
oya buri gihe yarantungura, hari ibintu ajya akora bikantungura. Nk'ibiki? Arabizi. n'ibikize Nk'ibiki akora utuntu tunyengamuriye ngo ni wowe cyangwa se wowe nyine turaho ubona ko tunguranye. Nk'igiki? Subundi kanumve. Gusa rutuntu akora na mu gitondo rutuntu akoze ndanamubwiza ni wowe cyangwa. Gusa ikindi indi shusho itayimvamo. Ukuntu akunda kurya amasiranga ukuntu tumi kiganiro. Ushaka kubona ko narasinziriye. Sinzi niba umuzi no kuri bafura arasinzirira. No kuri bafura ashaka kuba ibitetse mwishaka adasinzira. Ajya nuko ubuse ko nayasinziriye. Nagaba yaryamye. Ntago mba naryamye. cyangwa wamutimba. Niyo yaba kibyuka akakanya. Akarya gahaga. Mukanye se ari kurya gahaga. Akimara kurya. Tayari. Mu buzima bwanjye ngenda nubwo ndamenya nahaze. Sinizi nahaze. Nganyumvira. Mu meseriga uri kubeshya. Ngiye nago ukubizi. Nose nagagabo. Sinizi ngiye nago ngundi biryo nguyu mama Yesen. Nose mama Yesen. Ni ikihe kintu Pwisa kabisa ajya akora kikakubabaza? Ukumva wahita wivira mu rugo kitahira iwanyu. Iyo ndi kumubwira nawe yakanyiyorera agaceceka ngashaka ko guturisha ibintu byose. Barumva nyine yaza. Wumva uno n'ubushaka guturwana. Oya nagari kuba ngo turwane. Uvuge nanjye mvuge. Oya nyine narakaye nkumva araje ukunda umuntu woroshye kandi warabizi. Niyo yazwe ngo ngwino mwibwirire bitabirangira ako wataceceka nyine akaryama. Kuva mwabana si mwari mwarwanaho. Ntabwo izo mbaraga yazibona zo kurwana. Oya ahubwo se reka tureke no oya agaceceka akiryamira ntange ubwo nyine bitabirangira. Oya ngo tureke n'ibindi bintu. Ngiye kuvana nabaho sindanarwana. Ntabwo izo mbaraga zo kurwana yazibona. Sindanarwana. Na hese nubwo ninjye mukubita. Narwabona wamungana narwabona imbaraga zo kubita hese. None se we ni ikihe kintu Pwisa ajya akora ukumva nyine ukumva mugiraho inama? Nese ibyo bintu biri personal. Buriya bajya bavuga ngo nta muhanuzi wemerwa iwabo. Abantu dukorana ko tuziranye mbere narashaka kandi n'abavandimwe bo iyo tugeze kuri sije y'urugo baranyubaha, ariko mu bundi buzima iyo twicaye muri shuti uko bantu kananjye niko nabatuka uko nyine uko wenda nk'umuntu ashobora kuza akankubita nk'urushyi nanjye narumukubita, wenda naba nicaye nk'aya nk'umuntu akaza akamagurutsa akambwira ngo haguruka nicare. Ibyo ni ibintu bibaho mu buzima busanzwe n'abantu bakuru barabizi. Iyo ukorana n'abantu naruta nabwo ibyo bintu bibaho, ariko iyo hagezemo sije y'urugo barakubaha. Iyo musoje shuti baba babizi ko nyine akazi kararangiye ugiye mu rugo. Ibyo ni ibintu bibaho mu buzima busanzwe. Oya muri gutinya gushaka nicyo kintu kandi suko kuko reka mumbwire ngiye yarabajene nzi bandusha ubushobozi babanu heza bafite akazi kabinjiza miliyoni ku kwezi, miliyoni 2 n'iki n'iki, ariko bakaba batarashaka. Bo rero barakishakira bwa buzima bworoshye bwo kujya mu mapurapu bakabeshya abakobwa ko bakundana, nk'abakobwa nk'umunani bose bakaba babeshya ko bakundana, cyangwa n'abakobwa nabo hari abakobwa baturusha ubushobozi bibana bagize iki ariko batinya icyo kintu. Kavuga uti ngenda cyakeneye purapu, mfite kubeshya abajama 8, mfite kubeshya abasaza 10, ibyo bintu. Kandi ngiye ibanga mbibiye buriya urugo n'umugisha. Urugo n'umugisha nicyo kintu mvuze, kandi urugo ni n'icyubahiro. We na mama Yesen mumaze imyaka imwe mumana n'umugore n'umugabo mu nzu. 2022 irangira gutyo nyine nyuma ya covid kwanza. Mama Yesen tinyura abakobwa batinye gushaka. Turi kugana ku musozo. Kubatinyura nanayo ntago wabwira umuntu ngo irukanyira oya. Icyambere nuko n'urukundo, icya kabiri ni gufata umwanzuro. Kuko ibintu byose no gufata risk buriya. Niyo twavuga ngo tugiye mu kintu gikomeye nyine ko nago ubukizi no gufata risk. Nubuzi ngo bimeze gute hangaha gutya na gutya. Buriya niba ufite umuntu mukundana sinibaza impamvu mwese muziranye mwamarana imyaka 3
cyangwa imyaka 4 mwese buri wese ari mu rugo niba umukunda kandi mwizerana ndumva nta mpamvu no gutinza abana kujya ku ishuri oya ntago ariko zubakwa kuko ntago ingo zose ari kimwe kandi ikintu cyose ntago ahantu hose tujya ntago ibintu byose bihora ari bimwe uyu munsi biba byiza ejo bikaba bibi kandi umuntu bamugiye kubana ntago abari muri abantu babiri batandukanye nubwo muba mwarabaye umwaka muba muri abantu babiri batandukanye niyo mpamvu ugomba kwihanganira ibibi bye n'ibyiza bye byose mukabimenyana ukamenya ngiye mu rugendo rw'umuntu ntazi ibintu byose uri kwihangana kandi ntago abantu ndakeka bahora bashwana sibyo abantu bisaba ubwumvikane byose nta kintu wenda navuga ngo mbabwire kuko iyo umuntu wese afashe umwanzuro afashe na risk avuga ati ngiye muri ubu buzima nsize ubu ngubu ndimo ibi nari ndimo ndabiretse ngiye muri ibi ngibi sibyo niyo mpamvu yaba ari ikibi cyangwa icyiza ugomba kukihanganira iyo utagishaka rero ukivamo ukakireka sibyo cyangwa bitewe n'umuntu mwabanye uko umuzi kandi uko mwakundanye kandi akeka ko umuntu atajya kubana n'umuntu atamuzi njye nababwiye ku rubyiruko rwitinya ndanababwira ko urugo ari umugisha niryo jambo ryonyine nasorezaho tutarancika tugarutse kuri kariyeri yawe hari abantu bakumenye ukina muri Nyakso ariko magingo aya ntabwo kigaragaramo kuyikora batakora ahubwo uvuga ngo nuko dusigaye dushutinga video nyinshi rero izo nyinshi dushutinze biterwa n'iyo nigezweho hari igihe dushaka kumara icyumweru cyose video zisohoka ngiye nagaragaramo ariko ikindi cyumweru kigashira cyangwa ibyumweru bibiri izindi video ni kugaragaramo ntago rero bivuze ngo niba mbuze muri video nke cyangwa 5 ngo nago nyikora abantu bibazaga ko niba warirukanwe nirukanwa nande nge ubundi birukana umuntu ufite akazi nuvuga ngo haranikiraka sinikiraka biriya nkora ibyo nkunda ikintu nkunda rero nge na ikintu nkunda nago umuntu yakinyurukanamo ni support yari bagiye gutanga shyiraho umucyo hariya umucyo nkushyira yese kandi nkuhaye igisubizo komedi bamwe mu mafaranga se none se ubu ngubu ahangaho urabona nsabiriza nicaye hari akandi kazi uzi nkora ushobora kubikora ibindi ku ruhande nta bindi njye nunzwe na YouTube nunzwe na comedy urumva ushyize mu mucyo nyine ku bantu bavuga ko wirukanwe niruka ariko uwo muntu ubivuga ninde abafana rero bavuga ibintu bashaka ariko usibye ko reka nkubwire no ikintu kiba gihari ngiye kwa ko nkora ibintu nkunda buri ukora ikintu ukunda nakosa na yemwe wakora ikindi cya kabiri niyo nahinduraho nakoreraga n'ahandi najye nabikora neza kurenza aho narindi kubera ko ni ibintu bindi mu maraso ntago ari ibintu nshakisha papa Nyakso nahujwe nawe kubera lycée de Kigali. Thank you so much. Kora subscribe kuri On Air TV, kora subscribe kuri Pwisa Kabisa YouTube channel yanjye. Ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha.